Shuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mbashimira uburyo rwose mukora subscribe, umva muri abantu b'abagabo. Muri abantu b'abagabo Imana ijye ikomeza kubaha umugisha, kandi buri muntu wese rwose ureba ikiganiro cyanjye akagisharinga, Imana imuha umugisha nawe. Rero ikintu kinzanya aha ni ibintu biri serious, kuko tuvugishije ukuri nk'abantu b'Imana, ibihe turimo birimo biratuganisha hehe? Kubona umuntu witwa umuvugabutumwa, kumva umuntu witwa pasiteri wabiherewe akabisigirwa, ariko ugasanga arimo arabwiriza ibintu bidafite fact. Kuko kweli nk'umuntu uhagarara ku ruhimbi, aho kugira ngo avuge iby'Imana, abwirize biri mu ijambo ry'Imana, abwira abantu inzira ijya mu ijuru, ahubwo arimo aravuga ibintu by'amahomvomvu. Ibi ni ibiki muri mwe? Mwaba pasiteri mwe muri mu biki? Nako ntabwo ngiye bita abapasiteri muringirwa. Mwatubabariye mukaduha amahoro. Mwaretse kugayisha umurimo w'Imana, mwaretse kugayisha izina ry'Imana, muvuga ubusa. Njyewe mamuri wo muntera uburakari, ndaje mbumvisha akantu, ni akantu gato cyane. Umupasitori wifashe yiha umuntu witwa Kagarara. Kagarara uramuvuga umubaza iki? Kagarara ari mu nyigisho wateguriye, ko nzi ko musiga mutegura inyigisho nta muntu ukivuga icyo umwuka mutegeka. Kagarara ari mu byo wateguriwe, ari mu byo wateguye, cyangwa ni ikintu ugera ku gatuti gusa ukavuga ibyo uvuga byashira ku biga iminota baguhaye, ukavuga ngo reka mvuge n'ibyo hanze. Kagarara uramubaza iki? Niba atari amashyari, niba atari ubugoryi, reka mbivuge gutyo, Kagarara uramubaza iki? Uzi ko uhagaze imbere y'itorero, uzi ko uhagaze imbere y'abantu barenga 100, barenga 100 ngahe, aho kugira ngo babwire kugaruka kwa Yesu, ubabwire kuzuka k'umubiri, ubabwire kubabarirwa ibyaha, ubabwire gukira ibikomere byo mu mutima, ubahumurize kubw'ibigeragezo turimo kwirana nabyo. Abantu inzara irabishe hanze aha ngaha, abantu barashonje, abantu barimo barashaka Imana, abantu barimo barashaka kugarukira Imana kubw'ibyaha byabo. Wowe uratangiye ugiye kuvuga ibya Kagarara. Kuko ndeka mu mbabare mwumve uyu muntu, ndeka mbaze mubashyiriremo, mwumve uyu muntu murumirwa. Biranga kandi gahita gacunga umutipe ngo umwe ukora siporo muri Amerika, gahita kamwitira ngo bakita rukuku imbari rukarara. Mwumve namwe, mwumve ayo mazina, mwumve ayo mazina yavuze ngo ni rukuku, ngo ni rugarara, ngo ni ruki. Ibyo bintu bwabyo si bitutsi. Kuko kweli pastori afashe mikoro arimo arabwiriza abantu, azatangiye kuva ngo rugarara, ngo rukuku, ngo Kagarara, ngo yakoze amatelefone, ngo birakureba. Mwatanze amahoro kweli, mwakoreye Imana, mugakorera Imana nk'abayikorera, mukareka ibintu mw'ibyo ngibyo by'amahombo. Ngaho munyuve umugabo gukora siporo wirukanka amahanga, gahita kiyita ngo nimba ari petit, gafata izina rye kiyitirira ngo niwe noneho mutoye. Ngaho nyumvire, umwana ari kwibere, n'aba bantu bita abastari bose bari hasi, yabazamukanye nabo n'abagaterura nk'uterura baby azuguru ni kubisana muri Gobyori Masanga umuhanuzi arigira ngo je suis contrôle. ubuse uko ngaho namwe mumvugisha ukuri, mwebwe mwumvisha aya majwi, nk'abantu b'Imana mwe, abapasitori dufite muri iyi minsi, mwabwirije iby'Imana mukareka kuzana iby'abantu. Nka Kagarara wagiye kwita amazina angana kuriya, ku izina ry'Imana ngiye ntago nkuzi, sinzi n'ahantu uyobora, sinzi n'uburyo uvugamo ubutumwa, ariko reka nkubwire, ari njye uvuze nagukurikirana. Ntago ibi bintu ari byiza. Icya mbere, tinya kuri ku gatuti, utinya kuri mu nzu y'Imana, uvuga iby'Imana, wijya kuzana iby'abandi, wijya kuzana ibyo hanze. Uri ari muri business ze, ni mu mugisha we, ni mu gihe cye, bitewe n'uburyo ayobotsemo. Niba akorera Imana, arimo arakorera Imana, ariko arimo arashaka n'ibitunga umubiri. Ni gute umuntu mu gihe cye bigutera ikibazo? Akagarara kuko kweri, wa mugabo we, murapfa iki? Mwese muraziranye? Se yaraguhemukiye?
ese ni ukugira ngo wamamare? Urashaka ko bigenda bite? Tuvugisha ukuri. Wa mugabo we, ibyagiye ku karubanda biravugwa, ntago ari njye gushyize ku karubanda wishyizeho, ariko kugawa ni byiza, wisubireho. N'undi wari wese ujya kubwiriza, umuntu ategura ikibwirizwa, ugatega ukavuga ati ngiye kubwiriza inama z'Imana cyangwa ngiye kubwiriza ubwoko bw'Imana, ngewe ugategura umurongo wumva kuri bufasha abantu, ugasenga n'Imana ikaguha. Warasenze Imana iguha akagarara? Warasenze Imana irakubwira ngo genda ubwirize kuri kagarara, uvuge kariya kagabo kavuye umeze gutya na gutya na gutya na muto? Urimo urakorera Imana cyangwa ahubwo urimo uravuga ubusa gusa? Ntabwo uri umuntu mwiza, ntabwo uri umuntu mwiza, kandi ibintu nabyo Imana ishobora kubiguhanira, kuko uwabivugiye ku karubanda, reka natwe tubivugiye ku karubanda. Tekereza neza ku bintu wavuze, usabe Imana imbabazi, usabe n'akagarara imbabazi, kuko waramuhemukiye. Kagara ntacyo mpfana nawe, nta na gahunda ngirana nawe, ariko uriya ni umuntu w'Imana, kandi hano mu isi nawe ubwawe urimo urashaka kwamamara. Nizo urashaka kwamamarira kuri kagarara gute? Rekera aho ngaho, rekera aho. Korera Imana ku giti cyawe, ukorera Imana nk'uko yaguhamagaye, usubire inyuma wibuke neza, nurangiza wihane, usabe Imana imbabazi aho wagiye utenebuka. Iyo niyo message najyaho ngo rwose wa mugabo we n'abandi murekeraho. Nimukitwaza abantu ngo mufashe mikoro, mfate mikoro ujye kuvuga umuntu. Uriya muntu uvuga murapiki? Uriya muntu uvuga yabikubwiye ngo umuvuge? Uriya muntu uvuga wabanje kubimusaba? Uriya muntu uramuvuga umushaka iki? Mube maso mwa pastori mwe